Ndagusuje kandi nkwifurije kugubwa neza muri kano kanya. Shaka gusangira nawe amasomo nakuye mu mukino wahuzaga Algeria na Nigeria. Mu by'ukuri sinkunda umupira nta n'ikipe mfana, ariko uyu mupira nawukurikiranye numva nshaka kugira ibyo nkwigiramo. Ndabishimira Imana kuko nawubonyemo amasomo menshi, ariko muri kano kanya ndashaka kuvuga ku birebana n'uburyo warangiye, ngira ngo nkubwire ko nakuyemo isomo ry'uburyo umuntu adakwiye gucika intege ku cyo yiyemeje kuzageraho. Mu by'ukuri ndibwira ko buri kipe yose yaje ifite intego, ariko Algeria yakomeje gushakisha uburyo yagera ku ntsinzi. Ibi bikaba binyigisha ko gukorana neza mu muryango mugamije kugera ku ntego mwiyemeje nk'umuryango bishobora kugira icyo bigeraho. Icya mbere ni uko umugore akwiye gukora ibyo asabwa gukora mu nshingano nk'umugore, n'umugabo agakora ibyo asabwa gukora mu nshingano nk'umugabo. Abana bagasabwa gukora ibyo bagomba gukora nk'abana, n'abakozi bagakora ibyo bagomba gukora nk'abakozi. Gukorera hamwe nk'ikipe mwese mureba ku ntego, mudacitse intege kugeza ku munota wa nyuma, kugeza ubwo wenda umuntu yavuga ati ntibigikunze. Komeza, wicika intege, shyiraho agatege, hatiriza, komeza, jya imbere ureba ya ntego. Nibiba byiza mwese mufatanye kureba muri ya ntego, ntihagire ikibaca intege, ntihagire ububavangira ngo mwemere, ntihagire ukuvangira ngo wemere. Uyu mukino wabayemo amasomo menshi wenda tuzagenda tuganiraho, ariko reka turebe uburyo habura gusa amasegonda iyi kipe ya Algeria yabonye coup franc, maze umuhanga akayitera neza akayinjizamo, kandi bigahita bituma ibasha kugera ku ntsinzi izayigeza kuri finale. Rero ntihagire ikibaca intege nk'umuryango. Iyo aba byakundaga ngo aka kavidewo ugasangire n'abo umuryango, mwicare mu karebe, hanyuma muvuge muti jyewe nshinzwe iki, nanjye nshinzwe iki, noneho twese dukore dutya. Ntihagire ikibaca intege, kandi Imana niba iri mu ruhande rwanyu izagushyigikira. Rero aka gakino karangiye kansigiye iri somo ryo kudacika intege ku ntego y'icyo niyemeje. Ntabwo ari ikibazo gutsindwa, ntabwo ari ikibazo gukosa, ntabwo ari ikibazo kugira ibyo unanirwa kugeraho, kuko byose byashoboka. Ariko ikibazo cyaba ari ugucika intege ukumva ko byarangiye. Ariko uyu munota wa nyuma werekanye yuko gutsinda bishoboka. Iki nicyo jyewe nize, kandi abo twari turi kumwe mu muryango twafashe umwanya wo kubitekereza, twongera turabiganira, nsanga iri somo nabo baryumvise. Ubwo rero intego ibe kudacika intege, intego ibe gukomeza gushaka uburyo mugera ku cyo mwiyemeje. Ese mufite gahunda yo kubaka inzu? Nimubishyireho umwete, mubiganire kenshi, mujye inama. Ese mufite gahunda yo kuvugurura? Mufite gahunda se yo gukora iki? Ni mu kiganire. Mugabo rwose kugira ngo ugire umuryango mwiza, wikora ibintu bigendanye no gucika intege, kandi byaba byiza wumvikanye n'abagize umuryango, ugaha umwanya abana bakaguha ibitekerezo by'intego y'urugo, kandi ntihagire ibindi ukora ku ruhande mu by'ukuri bigamije gukora icyo mutumvikanye. Kuko niba amafaranga mwarageneye iki, wowe ukayajyana mu kindi, ntimuzagera kuri ya ntego. Umugore nawe fasha umugabo mugere ku ntego y'icyo mwatekereje kugeraho. Mwana uri umunyantege nke, ariko wenda byashoboka ko inama zawe cyangwa se icyo ugomba gukora cyabasha gutuma mugera kuri ya ntego. Kandi ikibi wakora hari ubwo cyatuma mutagera kuri ya ntego. Wenda amafaranga yari kuzatuma mugera kuri ya ntego akaba yajya mu kwishyura ibyo wangije by'abandi, cyangwa se mu kugusura wagize ibibazo runaka. Rero ni byiza yuko twese abagize umuryango twiga gukorera ku ntego, kandi tukagenda tureba ngo turagerayo byanze bikunze, tukagira icyizere cyo kubigeraho byanze bikunze. Urakoze. Andi masomo ni mu kandi ka video. Urakoze ku mwanya wari umpaye.